Nshuti bavandimwe bene data muri Kristo Yesu, ndabasuhuje. Turi muri ka kanya keza k'ikiganiro Saveur Divine, tukaba uyu munsi dufite umutwe w'amagambo twise guhindura abantu abigishwa ba Yesu. Mukaba muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cyawo ni icya 12 umurongo ni uwa 3. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo ubaye nk'uturuka hejuru gatoya ku murongo wa mbere w'icyo gice cya 12, usanga ari ibyo Daniyeli yeretswe ngo bigendanye n'iminsi y'imperuka. Ku murongo waho wa 2 haravuga ngo kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka, bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Imana idufashe cyane. Ariko abanyabwenge nk'uko twabibonye ngo bo bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, ngo n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana ishimwe. Abanyabwenge, Yobu we yaravuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana ishimwe. Abantu bubashye Imana, abantu bagenze uko ijambo ry'Imana ritubwira, abantu bagerageje kurigenderamo, ngo abo ngabo b'abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo. Hanyuma rero abahinduriye benshi ku bukiranutsi, Imana ishimwe cyane, ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Icyubahiro ni cy'Uwiteka. Uku guhindurira abandi ku bukiranutsi, cyangwa se uku guhindura abandi abigishwa ba Yesu, gufite n'ingororano mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Ngo ababikora ngo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, nibyo Daniyeli yahishuriwe. Imana ishimwe cyane. Abo guhindurira ku bukiranutsi nagerageje kubashyira nko mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere hariho abantu batigeze bumva ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Dukwiriye kugezaho izi nkuru nziza z'umwami wacu Yesu Kristo. Icyiciro cya kabiri, hari abantu baguye batakaza n'ibyiringiro kandi barahoze bakijijwe. Abo bakeneye kwegerwa no gusurwa bagafashwa kugira ngo bongere gusubirana ibyiringiro byo mu Mana. Icyiciro cya gatatu, hari abandi bantu usanga baza mu nsengero bakitwa ko bakijijwe, ariko bakabivanga uko gusenga, bakabivanga no gukiranirwa. Ibyo bigatuma batagenda ngo bashyikire iby'ubwami bw'Imana mu mitima yabo. Imana idufashe cyane. Ibyo byiciro byose rero tumaze kubona, dukwiye kubigezaho ubutumwa nyakuri bw'umwami wacu Yesu Kristo, tutabuciye ku ruhande. Imana idufashe cyane. Mu buzima busanzwe mu bihugu bimwe na bimwe, iyo umubyeyi ageze mu zabukuru yumva ko yenda kuva muri iyi si, aha ndavuga nk'uba yagize umugisha wo kurama, akenshi ahamagara abana be akagira icyo ababwira. Kandi mwene iryo jambo ababwiye rigakomera cyane, bakariha n'agaciro. Yesu nawe rero mbere yo kuva muri iyi si, amaze kuzuka, hari umurage cyangwa se misiyo yadusigiye. Imana idushoboze cyane. Yaravuze ati, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ayo magambo tuyasanga
mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza ku wa 20. Uyu murimo rero Yesu Kristo yasize adusabye ko dukora, cyangwa se iyi misiyo irandeba kandi nawe irakureba. Imana idufashe cyane, kandi nituyikora neza tuzagororerwa nk'uko twabibonye mu gitabo cya Daniyeli, yuko abahinduriye benshi ku bukiranutsi, ababwirije abantu ubutumwa bwiza bagakizwa, abakoze uwo murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Imana ishimwe. Umwami Imana aduha imbaraga zo kubikora. Niko nisabira, kandi namwe abanyumva niko mbasabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.